Mbobere kumbabaza simbabare no kurindi busy ku buryo nakibona umwanya wo kubabara. Yitwa Jay, iki ni ikiganiro bahukuri. Mutegurwa kandi mukagizwaho nanjye Jay gicano kuri Zen TV. Mwayikaze. Ndiho kuko akabyemeye Mana no kuba mbyutse ndi muzima byose ni kubwawe mwami wanjye. Ndabana nanjye muri uyu munsi wose kandi umugisha wombe hafi. Amen. Ibihe bishobora kugutera icyasha ukagaragara nabi mu maso y'abantu kandi nyamara utari mubi. Nibikubaho uzakomera umutima kuko Imana yitegetse biratungana. Ubukene buguha inshuti nyazo, ubukire bukwegereza indyarya, ubuhemu n'ukwibagirwa wo mwahuye ntacyo ufite. Hari Imana igukoreye ibintu kumva ipostinga ariko ukabura ifoto yayo. Ese iyo udasenga unakennye usinzirute? Ese rata wowe yisubije amaso inyuma ukibuka ibyo Imana yagukoreye ndetse naho Imana yagukuye, niwamfasha gushima Imana ukanda subscribe, like, share, comment and amen. Ntabwo ari uko twakoze ibidakwiye ahubwo ibikwiye twabikoreye abadakwiye birangira nta gaciro babihaye. Ntukagabe umukunzi w'undi muntu kabone n'ubwo yaba ateye nk'ahetse urugi, bimwe abahanga bita nyashirezi, uko ateye ntibikureba. Ese muko ujya wicara ukavuga ngo uriya muhungu akora uko ashoboye kugira ngo anyereke ko nkunda, reka nanjye ndeke kumugora. Umupfumu wari kuzama umuti w'urukundo, ejo bundi numvishe amakuru ngo yatandukanye n'umugore we mu ijoro ryahise. Ukuri nagomba kwakira nuko ubu kenshi abantu ntibagifasha umuntu ukeneye ubufasha, ahubwo abantu bafasha umuntu babona ko nawe azabafasha. Yego ndabizi urahangayitse bitewe n'abantu birirwa bakuvuga, gusa wowe komeza usenge kandi ukora ubudacika intege, nabo bakomeze kukuvuga. Humura Imana nigusubiza nabo bazahora. Rimwe na rimwe umuntu akuvuga nabi ataruka ari umuntu mubi, ahubwo aruka abaye ubuzima bwamunaniye kubaho cyangwa ufite ibyo adafite. Ese abo bantu postinga nabo baragupostinga cyangwa buri kutwemeza kuziranye n'abakobwa beza cyangwa abatipi bafite amafaranga? Ibi birareba abakobwa gusa. Niba uzi ko igihe uciye ku bafundi bakomeza kubaka nk'aho nta cyabaye, yego simvuze kuri mubi, gusa ubwiza bwawe ntabwo ari bwiza. Imana ishimwe ko 5 guteranyaho 5 ari 10, ari nako 9 guteranyaho 1 ari 10, kandi nanone 8 guteranyaho 2 nabyo ni 10. Nanjye nshobora kubona 10 mfashe 7 ngateranyaho 3, mu gihe wowe wabafashe 6 gateranyaho 4 kugira ngo ubone 10. Isomo: ikigambire si ukubaho nk'abandi, ahubwo ni ugutsinda ukagera ku ntego zawe. Kora cyane ureke gucika intege cyangwa kugira ishyara abandi ngo nuko mutari gukora ibintu kimwe. Niba uzi kuri singo jya unyuza mugerageze no ku rukiko mwana, kuko nta wamenya wasanga muzabana ariko akagatanya n'ubimenye inshuti yanjye. Ndacyafite icyizere ko hari igihe byose bizamera neza. Yego nabonye ibyiza n'ibibi byinshi, gusa icyo nakuyemo nuko nta bihe bidahinduka. Rekera kwitiranya ibintu. Kuba ataguha umwanya ntabwo ari uko ahuze cyane, ahubwo nyine nuko mu gihe afite nta cyawe kirimo. Umusore akaza kubwira ngo no kuri sheri ndagukunda cyane, urakarabo ko muri garden yanjye, urangiza ugahita utangira kwirya ku bandi bakobwa ngo urafise sheri. Ese ko nawe wize hari garden uzigizwe n'ururabo rumwe? Igitangaje nuko abo wiryaho hari igihe baba nabo bari mu ndabo zigize iyo garden ye. Mwagiye mwumva neza. Uzibagirwa ibindi byose ariko ntuzibagirwe gusenga. Gusenga birafasha, biraturinda, kandi kirenzeho birarema inshuti yanjye. Ngakora subscribe, like, share, comment nawe iki kiganiro bahukurikiye uyu munsi. Shimira mwese twabanye, Imana ikomeze kuba umugisha. Peace out.